Twari twavuze ko dukomeza ku kiganiro byerekeranye n'abana nk'uko babimbajije. Dufite abana batatu Imana yaduhaye umugisha. Umukuru ubu afite 19, umukurikiye 17, hafi 18, hanyuma undi 11. Umwana wa mbere muracyari abajene mariye, murakundanye, Imana ibahaye umwana wa mbere niziye mpinduka azana kugira ngo dufashe umuntu ariko tureba hariya amenye ibyiza cyane cyane nziza ashobora guhura nazo kugira ngo amenye uburyo azafasha umutware cyangwa se yakubaka neza nta mbogamizi. Urakoze ku kibazo cyiza. Umwana wa mbere navuga ngo aba ari umugisha mwakiriye uhereye mu itangiriro, uburyo Imana imaze kurema Adamu irangije imuzanira Eva. Uwo mugisha wa mbere Imana yabahaye yarababwiye ngo mugende mwororoke mugwire isi. Rero yatanze umugisha wo kororoka bwa mbere, ni umugisha yabahaye. Bivuze ko abana ari umugisha. Usomye no muri Zaburi 127:3 haratubwira ngo abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Rero urumva ko muba mwakiriye umugisha ngo uturuka ku Uwiteka. Nk'uko tubizi, ni umugisha udashobora guhabwa n'amafaranga, ni umugisha udashobora guhabwa n'ababyeyi, ni umugisha utangwa n'Uwiteka nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero urumva muba mukinjira mu rugo, mukihagera mutangira kumenyerana, ugatangira kurushaho kumumenya, nawe akagenda arushaho kukumenya. Mbese muri urwo rugendo rw'icyo gihe mugitegereje ko Imana ibaha uwo mugisha, ariko biterwa, hari abo Imana ihita iwuha, hari abamara umwaka umwe, 10 se cyangwa n'irenga, ariko Imana yahise iduha umugisha. Rero tukimara gusa kumva ko Imana yatanze uwo mugisha, uba wibaza bizagenda gute, ese bizacamo ntibizacamo, ese nzabyara. Ariko iyo ubonye Imana ibikoze aba ari umunezero ukomeye. Amen. Ndagira ngo noneho tubwire challenges, ni ukuvuga ngo wa mwanya wari ufite umugabo utangira kugabanuka, n'iki cyakuguye hari, cyangwa inama ushobora kugira umuntu usibye kubona wabonye umugisha, ariko hari n'indi mpinduka iza ishobora kugutuma hari ibintu bishobora gupfa, cyangwa se hari izindi mbaraga zigusaba. Akenshi hari igihe iyo umudamu amaze kubyara, cyane cyane noneho nko ku mwana wa mbere, kubera ko byinshi ubu utaramenyera neza, hari igihe abadamu mbese dusa nkaho utangiye kwitwararika, ujya kureba umwana, ugakora iby'umwana, mbese ugasanga rimwe na rimwe umugabo wamwibagiwe, ukajya ukita ku mwana, yewe ugasanga umwana niwe usigaye ufite priorite muri byose. Hari n'abagabo bafuha iyo umudamu yabyaye, kuko arareba akibura, agasanga place ye yose bayifashe. Hari n'abadamu umwana yamara kuvuka akaba ari umubebe asigara ari uryama hagati, mbese ugasanga hari ukuntu habaye impinduka. Iyo utabyifashemo neza bishobora kutagenda neza, ariko ugerageza kumenya ko hari umwanya muri bukore w'umwana, ariko byasiri y'umwana abakeneye igihe cya mbere, biba biri ngombwa ko mumwitaho, kandi nawe araza akagerageza kugufasha, ugasanga murafatanije, ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza. Yego. Naho muratobara ni harehare, habaho n'umufasha abantu nanone, kuko ikintu umuntu aba akeneye kumenya, ntekereza, ni uko ugomba gusetinga muri mind zawe ngo hari change yabaye, ni izihe ngamba ngomba gufata kugira ngo ntahungabanya umutware, kugira ngo n'umwana wanjye nanone atongera kubura umwanya wanjye. Yego, navuga ngo uko igihe kigenda niko Imana irushaho kugenda ibagura. Uko ibagura niko umunezero urushaho kwiyongera. Niko ikintu nabonye
nabonye birushaho gutuma mwumva murushijeho gukundana, mukumva hari imbuto y'urukundo rwanyu muri kurebesha amaso yanyu, uko abana bagenda biyongera mukumva umunezero urushaho kuba mwinshi, mukumva Imana irushijeho kugenda ibagirira neza. Rero navuga ngo impinduka ihari, urumva nyine wa mwanya mwagiraga wa babiri mwembi ugenda ugabanuka kubera ko haje abana, mugomba kubitaho. Niba mwagiraga ibihe byanyu byo kugenda wenda icyo gihe biragabanuka kubera ko nyine hari uburyo mwagutse, hari n'izindi nshingano ziba zije. Ntabwo twakomeza tugenda nk'uko byari biri imbere, cyangwa se dukomeze twigendera nk'uko byari bisanzwe, ahubwo haba uburyo twakira wa mugisha, noneho tukamenya uburyo tugomba kuwitaho. Igihe nyine muba muri babiri, hari n'igihe mwiyongera mukaba batatu, mukaba bane, mukaba batanu. Rero uko umugisha uza niko murushaho kumenya uburyo mugira ubuzima buri balanced, cyangwa se buri equilibre, kugira ngo byose birushaho kugenda neza. Ari abana bagubwe neza, mubiteho, ari n'umutware ukareba nabo uburyo urushaho kumwitaho. Inama rero n'izi ukaba ari bwo ukibyara bikaba bigutunze, cyangwa se ukaba waribagiyemo gake. Intumbero y'iyi video ni ukugira ngo dukangurire umuntu w'umumama yongere yite ku mutware we, yongere yibuke ko n'umwana mukene, nawe wongere wiyiteho, kuko hari igihe ushobora no kurwara depression ko bajya bavuga, kubera ko udashobora kujera izo mpinduka zikomeza kuza mu buzima bwawe. Kuko ngo ubuzima bwacu bukozwe n'impinduka, ariko turasaba kugira prise de conscience, ukavuga ni iki kibaye, nkora iki, ugahindura ingamba. Ariko rero ikibazo kiri uyu munsi, kandi nanjye numva kineye amatsiko cyane, ndashaka tubwiye noneho umubano tugiye ufite umwana w'imyaka 19. Akenshi ababyeyi tugira ubwo bwoba, atangira kuvuga, atangiye kumusaba impushya zo kujya mu anniversaire, atangiye kujya abona ibintu muri televiziyo, isi irofra ibintu byinshi cyane, iratanga ibintu byinshi. Iyo babimuhisha hano barabibona kuri bagenzi be. Ubuzima bw'umwangavu cyane cyane nk'ubwo bw'igikristo, ubana ute n'umwana wawe, cyangwa se bitangiye ubwoba ukize ute? Ko ababyeyi benshi bagira ubwoba ku bana bakiri impinja, baba bari mu maboko yanyu, niko nabivuga. Mbese mubakorera ibibakwiriye. Noneho uko iminsi igenda, hari batangiye kugera muri ya myaka ya adolescence, abana batangiye kugira inshuti zabo, batangiye kumenyana n'abandi, hari za anniversaire wenda abana bashaka kujyamo, ibintu nk'ibyo. Izo nizo mpinduka zigenda zibaho. Rero iyo hatangiye ibihe nabonye biteye impungenge cyane, ni bya bihe umwana atangiye gusohoka, muba mumenyereye kuba mumufite mu gipangu, mumujyana muri gahunda mushaka, noneho hari imyaka bageramo. Rero ikintu cya mbere twagerageje kubatoza inzira z'Imana, tukasengana nabo kuva ari abana bato. Ndibuka twaragendaga tukagura, hari za Bibiliya z'abana ziba zifite amashusho, noneho tukagenda tubaganiriza, tubereka n'amashusho, kubera ko habaga harimo amashusho, bakagenda birushaho kubashimisha. Noneho muri kwa kureba amashusho unababwira ibyanditswe gutyo gutyo, bakagenda bamenyera ibyanditswe. Tukagirana ibihe byo gusenga, barya kuryama wenda ugafata histoire imwe, ugafata histoire ya Abrahamu se, ugafata histoire ya Yakobo, ibintu nk'ibyo. Ugasanga umwana utangiye kumutoza hakiri kare, ku ijambo ry'Imana yatubwira ngo azarinda asaza atarayivamo. Iyo bageze muri ya myaka ya adolescence, hari ho bamwe bisa nkaho batangiye kutabigendamo cyane, ibyo kujya gusenga, ibyo gusoma ijambo, ariko bisaba guhozaho. Hari igihe ababyeyi bita kuri aspect imwe, bakabagaburira, bakabashira ku mashuri meza, bakabambika, bakabajyana mu mavakanse, yewe hari nabo bajyana za Amerika n'ibindi, ariko bakibagira aspect navuga yo mu mwuka, yo mu buryo bwo mu mwuka. Gutoza umwana kujya mu nzu y'Imana, gutoza umwana gusenga, gutoza umwana kumenya ijambo ry'Imana, kuko
ugenda umutoza bigatuma akura atinya Imana. Nubwo hari igihe agera muri adolescence ukabona bisa nkaho atangiye kubigendamwo buhoro, ariko kubera ko wabimutoje ari umwana ntabwo bimuvamo. Niyo ari kumwe n'abandi usanga hari uburyo bimugarura. Ko ndibuka ko hari nk'igihe abana bazaga akakubwira ati uzi ko uriya umwana twigana ambwira ngo nta na rimwe bajya gusenga, ukumva biramutangaje kubona afite umwana bigana ngo atajya gusenga, ngo ntazi no gusenga. Ibintu nk'ibyo ugasanga ya aspect yo mu mwuka abantu barayibagira, ariko ijambo riratweretse ngo mutoze. Nuyimutoza nubwo ashobora kugenda hirya no hino, igihe kiragera akagaruka muri ya nzira. Rero iyo aspect tugomba kuyitaho cyane. Rero aspect yindi ni aspect emotionnel cyangwa se amarangamutima. Tugomba kumenya amarangamutima yabo, tukamenya amarangamutima yabo iyo bari bato, amarangamutima yabo iyo bageze muri iyo myaka ya adolescence, ukamenya uburyo baganiriza. Ni cya gihe umenya ibyo arimo aracamo, ukamenya uburyo umuganiriza, uburyo umubwira, uburyo ugerageza kumwumva, kuko baba bageze ahantu bumva byinshi, bareba byinshi. Bisaba rero ko ugomba kumenya ibyo bihe arimo aracamo, ukamufatirana, ukajya umuganiriza, ukajya umubwira. Tujya twicara tukababwira pase zacu, papa wabo akababwira, nkababwira, tukababwira challenges twagiye duhura nazo, uburyo Imana yagiye idufasha, ugasanga hari aho bibafashije. Aspect eshatu turazikeneye twese, nibwo uvugisha ibyo nshoboye. Kandi kubera ukuntu dukunda abana bacu tukabarera nk'awagira ngo ni amagi, ntabwo akwiriye kubona umuntu umurushamo abantu bari komplike. Njye bitamubwira iga nawe, iga kuvuga no. Ku ishuri ntabwo umuntu wese akubonera uzurira ngo mama bambwiye gutya, no. Iga ko ahantu hose ugiye hazahora hari kategori z'abantu bagushimisha n'abakubabaza. Iyo ha toujours les gens bari bizarre. Rero ntabwo dukwiriye rero gukumira cyane, kuva ku cyo nakwita ku overprotecting abana bacu. Ugomba kumushyira ariko akubakika mu mico, kuvuga ngo akiga. Tunarangiza ku kintu cyo kuvuga ku mpano z'abana, nabyo nyine bidusaba umwanya kugira ngo ushobore kumenya talent ziri mu bana, umenye ikimurimo ugikunde. Ushobora kutubwira gato kugira ngo twige uburyo tuzabashigikira bazavemo abantu? Talent z'abana, impano se bafite, ifoko tumenya kuzishigikira. Hari igihe ababyeyi rimwe na rimwe biyempoza cyane mu buzima bw'abana, bakabahitiramo cyane, umwana yabashaka iki, tuvuge nko mu bintu byo kwiga, ugasanga hari n'umubyeyi aba mu ndoto ze yari afite kuzaba umuganga. Aramutse atabaye umuganga, akumva umwana we agomba kuba umuganga, akamuforsa kwiga siyansi, akamuforsa, mbese ugasanga amushize mu bintu umwana adashaka. Umwana bikamuvuna, cyangwa agakura avuga ngo ni papa cyangwa ni mama nibo babinshizemo. Navuga ngo tuvugana nabo, tukamubaza, wumva we wifuza kuzaba iki? Wumva wifuza kuzakora iki? Noneho twamara kubaganiriza muri ubwo buryo, tukamenya aho yifuza, tukumva n'icyo yifuza kwiga, icyo gihe turamureka akaba ari cyo ahitamo. Ariko iyo hageze ibihe byo guhitamo icyo baziga cyangwa se bazakora, turabiganiraho, tukumva we ahaganisha, tukamufasha muri iyo nzira kugira ngo agere kuri za ndoto ze, cyangwa se cya kintu yifuza kuzaba cyo. Niba umwana yifuza kuzaba umu IT, akumva ashaka kwiga computer, icyo gihe uramwankuraja, ukamutera imbaraga. Niyo wumva ko yacitse intege, ukamubwira ati uzabishobora, komeza indoto zawe, ukamutera imbaraga, ukamwereka ko nawe ushyigikiye ibye. Kuko hariho abana usanga bafite umubabaro kuko nta na rimwe ababyeyi babumva, ugasanga abana bakora buri gihe icyo umubyeyi yamutegetse, ugasanga umutegetsi nicyo ugomba gukora, nta negociation. No, ifo kuganira nabo. Kandi iyo tumenyeresha abana kuganira nabo, bituma nabo mu bihe bahuye wenda n'ibikomeye, nabo bakugarukira bakakuganiriza, kuko bazi ko hari umuntu utwumva witeguye no kuduha inzira cyangwa se kutwereka icyo gukora. Yego. Mu magambo akubiye hamwe, umubyeyi
umwanya urakenewe, reka kova protecting umwana wawe, emera karagita ye yubakike, wamubaye hafi kandi umwumva ushigikira impano ze. Ntibyoroshe kenshi ababyeyi tuba dushaka ko abana bavanamo isheke ibyo tutabaye byo, mbese tureke kubahindura icyo twe tutashoboye kugeraho dushira ahantu. Nibaza yuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, sibyo? Kandi hamwe n'Imana byose birashoboka. Ndumva rero twababwiye ibiri ngombwa, ntabwo twabwira amakwe kuko abacu ntabwo barubaka, ariko Imana yacu niyo kwizigirwa, izabakuza abana bawe. Françoise, urakoze kongera kuduha testimony ishingiye no kuri experiences zawe. Ndizera ko hari umubyeyi dufashe. Icyo narangirizaho navuga ngo urugo ni ishuri ridashira, kuko buri level yose cyangwa se buri ntambwe yose mugezemo haba hari challenges, ariko hejuru y'ibyo kimwe mu nkingi navuga yindi dufite inkingi ya communication. Ibintu byose mukabiganiraho, n'ibyo by'abana mukabiganiraho, mukumva mukabaganisha ahantu hamwe. Hari igihe umubyeyi umwe aba ashaka kuganisha umwana he, undi ashaka kumuganisha he, ariko ni byiza ko mubiganiraho, mukaganira kuri challenges zabo, mukabiganiraho muri hamwe, n'abana bakumva ko muri umwe, mu byumva kimwe, mu bitekerezaho kimwe. Birasaba rero ya nkingi ya communication ko nayo muyikoresha mukorera abana banyu, ntimubarere uko bishakiye, cyangwa se ugasanga umumama arabihererana akababwira ibyabo, bakamubwira ibyabo, papa bakamuhisha, ugasanga mama n'abana bakora ibyabo bakahisha papa, ariko ntabwo ari byiza. Ni byiza ko twabivugira hamwe, tugafatanya hamwe, tukabarira hamwe, kuko Imana iba yarabahaye abo bana, mukagerageza kubivuganaho byose, intambwe zose bagezemo cyangwa step z'ubuzima bagezemo, byose mukabiganiraho, mugafata umwanzuro hamwe, bakumva ko muri umwe mu buryo mubarera. Ndetse abana kandi bamenya intege nke z'ababyeyi, amenya uwabwira ibi akemera, akamenya. Rero ni byiza gushyira hamwe kugira ngo niba uriya yamucyashye undi ashigikira undi, gushigikirana mu mpande zose. Nagira ngo rero dusenge, amen, dusabire, tumisabira akagwiza ibiganza. Uwiteka Imana, turagushimiye kubw'umwanya mwiza, urakoze umwanya wo kwizerwa, umwanya mwiza, umwami ugira neza, nukuri twongeye kuguha icyubahiro. Turagushimira mwami ku migambi myiza, mwami mwiza, ku buzima bwacu, ku buzima bw'abantu wiremeye. Turagushimira